kuguruka byari inzozi z'abantu mu binyejana byinshi mbere y'uko bigerwaho. Burya igihangano gifata ishusho bitewe n'aho kigeze cyubakwa, niko n'ibikorwa by'indege byagenze kugeza ku ishusho tubona ubu ngubu. Ku bijyanye no gushyira mu bikorwa kuguruka, ubushakashatsi bwa mbere aho ikintu cyagurutse mu kirere mu by'ukuri cyakozwe n'abafilozofi babiri b'Abashinwa, Muzi na Ruban, nabo bivugwa ko aribo bahimbye icyitwa kite. Kite cyangwa self volant ni akantu gashobora gukorwa mu masashe, bagatambikaho uduti dukoze nk'ishusho y'umusaraba, ubundi ku nguni z'utwo duti ku mpande bakazirikaho utundi dushashe turereta, hasi bagashyiraho indi sashe ikoze nk'umurizo. Kaba karemereye cyangwa kataremereye kurusha umwuka, ubundi bakakazirikaho umugozi muremure, bakakohereza mu kirere kakaguruka ku buryo kagera kure bitewe n'umuyaga wazamukiye munsi ya sashe. Abana benshi barabikoze, nubwo bamwe batabaga bazi ko ari bwo buryo indege z'ubu zikozemo. Ubundi buryo bwari ubwa hot balloons, aho bikekwa ko ibi byatangijwe mu Bushinwa, aho zakoreshwaga mu birori ndetse no mu gushyingura. Mukunze kubibona aho bafata ikintu kimeze nka buji zicanye, bagatwikiraho agafuka korohereye kabonerana, kubera wa mwuka ushyushye wa buji yaka bituma bakohereza mu kirere kakazamuka. Bivugwa ko rero zigeze gukoreshwa mu bikorwa bya gisirikare n'umujenerali w'Umushinwa ahagana mu mwaka wa 234 nyuma ya Yezu. Uwo mujenerali yitwaga Zhuge Liang, icyo gihe yabikoresheje akanga abasirikare bari bahanganye. Iyi hot ballon iroroshye cyane kurusha umwuka, ikaba igizwe n'umufuka ahangaho umeze nk'igipirizo bahaze, bakunze kuwita ibahasha cyangwa envelope. Uwo mufuka ugashyirwamo umwuka ushyushye ukazamuka mu kirere. Munsi ubufasheho akantu gashobora kujyamo abantu ndetse n'isoko itanga umwuka ushyushye. Akenshi uyu mwuka ushyushye uturuka ku gutwika ikinyabutabire kiri mu buryo busukika bita propane. Ubu buryo bwa hot ballon nibwo bwashobotse kandi bubu bwa mbere bwagurukanye abantu mu kirere mu mateka yo kuvumburwa kw'indege. Leonardo da Vinci nawe ntiyatanzwe, aho ahagana mu mwaka w'1505 yakoze ibyo twakwita nk'ibishushanyo mbonera by'indege, cyane cyane iyakoreshejwe mu gukora akajugujugu cyangwa helicopter. Ibi akaba yarabikoze amaze kwiga uko inyoni n'uducurama biguruka imyaka 100 irenga, mbere y'ubushakashatsi bw'umuhanga mu by'ubugenge Sir Isaac Newton wabitangaje ahagana mu 1687. Abandi bakurikiyeho ni Frances Coronado Teresi ahagana mu 1670, Bartolomeo de Gusman wo mu 1706, abavandimwe b'Abafaransa bitwa Montgolfier mu 1783, abavandimwe b'aba Robert Brothers ahagana mu 1786, nabo bakaba bari Abafaransa. Mu kinyejana cya 19, Sir George Cayley ufatwa nk'uwahanze indege kuko yize ubugenge bw'ibiguruka, anashushanya imashini yari igezweho muri icyo gihe. Sir George niwe wagize uruhare runini mu by'ubumenyi ku migurukire y'indege no kugeza ku bizaba biyigize. Abaje kumenyekana cyane ni Abanyamerika babiri bavukana, Wright Brothers, bari abahanga mu kuvumbura, kubaka no kugurutsa bwa mbere ku isi indege ikoreshwa na moteri. Tariki ya 17 Ukuboza mu 1903 babashije gukora urugendo bwa mbere n'indege babasha kugenzura, ifite ingufu zikoresha moteri iremereye kuruta umwuka. Bakoze urugendo rureshya na kilometero 6 muri Caroline y'Amajyaruguru, akaba ari rwo rugendo rwa mbere rw'indege rwabaye ku mugaragaro. Aba bavandimwe nibo kandi babaye aba mbere mu kuvumbura ibyuma bishyirwa mu ndege bituma indege iyoborwa neza. Nyuma yaha hakurikiyeho ubundi buvumbuzi buhambaye, ndetse haduka n'inganda zikora indege nka Boeing, Airbus, Antonov, Bombardier, Keystone, Douglas, Ford n'izindi. Mu 1914 ubwo intambara ya mbere y'isi yabagaho, indege zifashishijwe bwa mbere n'Abongereza bazikoreshaga mu kuneka. Nyuma yaho bazishyiraho imbunda nazo zitangira kurwana. Mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi, ubwo ni mu 1945, hubatswe indege zihambaye zirwana zikanasenya imijyi mu buryo bworoshye, ariko none intambara irangiye indege ntizari bujugunywe, ahubwo barazihinduye bazishyiramo aho abantu bicara, zihinduka izitwara abantu, izindi zihinduka izitwara imizigo. Gusa no mu bikoresho by'intambara ubu bwoko bwaravuguruwe,
butera imbere ku buryo ubu bashobora gukora indege z'intambara zitabonwa n'ibyuma bitahura indege bita radar, ndetse basigaye banakora indege zaba iz'intambara cyangwa izifashishwa mu bikorwa bitandukanye. Izi zikaba zitagira abapilote bazicayemo ngo baziyobore, ziba ziyobowe mu buryo bw'ikoranabuhanga.